uzi wa mugabo ibintu adukoreye reba ibintu adukoreye man kana kagabo njye nagafata man njye nzata nkakira izindi yo reba je kuntu kaje hano ni wapa wati Panda no muntu ari kutubora ikimana pande we uje mumenya ko muri ibiki muri moko nitwa Nisingizwe Beri ngusanze ufite akantu k'agacupa mbona harimo utuntu utwo tuntu duke ubundi ni tineri irabafunguza nyine irangi none ko ntigeze mbona iva ku munwa wawe ubundi iyo uri kwikoresha kumarira iki nyine ni hangover ntabwo nyine nta kintu mara nyine no kumvura ifu ni ukuvuga kujyana free uramutse utagashyize ku munwa byagenda bite uramutse utagashyize ku munwa nta kibazo uri nyine urabona ko akundi nyine gumye kumeza none ko ntigeze mbona wasama ngo ugotomere haba mbona ukuruza nk'umwuka tubwire mbese mu ncamake bigenda bite ugakoresha uti niba wewe kumutahana niba abantu bagiye kuzanira agasahani mwari kuba mukoza ariko gutyo rero mugera hasi mwakuri Kare ni magana mu imyiki ni iyi singi tugera mu ndamuko tugiye kurya tubishaka witeka rero tubashije kugura ibyo kurya kandi twabishije gusaba ibyo bitugiriyeho mu isoko rya Yesu Kristo Nyagasani ibyo tugiye kurya urumusha tereragaza gukunda no kugukorera kwa Yesu Kristo umwana wacu bara bari badatenze oya ariko wari ahereye kare mbona siko imba Chaje ya wese bitanumva ngiye guhita njyaba tukwangere Kenimana
mubirya mubimara kandi imyaka n'icenda siyo mubirya mubimara musakara hazi Angalo no muntu reka banza akora umwitozo ubundi match ikomeze atubanze dukaraga ifiriti sha reka basi kashukira muraza mubyinira Imana icyo gicupa gite ariko nibagiye Imana ariko Imana yazanye umucacu rando bamwigira gatoya akafero kari kurenga hariya batishime noneho baza ako tishe warasa mwitabegeraje nakwicaye bamingera je ndi gusana n'ikintu kimwe Gite cyane nyine yo kwambaye nyambe nagari yanjye nyambe nagari yanjye abajene mwatuje barimo kujya gucagura imyenda nta n'umuntu uzi akaririmbo k'Imana senda abagate abenda akaririmba indirimbo nzinzi kuririmba ndagishaka ngenge kuririmba agatanga kwenye wa mana we nde washizere yawe Mana we waje kwicara hariya wagiye ako mutoni wowe akutoni nakoni ako muko ngamu abashene musinyi mama wicara hariya
ninde ugezweho urambiriza ukabajyana mu rugo uzamura icyubahiro cy'Imana turebe izo wambaye izo nkweto ntabwo zigukwiye zagukwiye cyangwa tuguhe izigukwiye ngaho reba iyo ngiyo izo ngizo mami ziriya nizo perezida sizigukwiye se cyangwa tugugurane reba niyi uri kurwana koko iyo ni sawa okay ngaho genda wowe uraka okay ngaho genda muri bara twahaye mami nje wambaye ikirego bwari ndagukwiriye nta zindi ntoya ngira ngo ziri urimo kuzimisha sinyikunda ni mibi ari he ngwino ngenda vuze abangubise inkoni yanga yihindure asema mu wamaye ipantaro koko uretse kugenda gake ubona haye ku ruhande uceceke mugabanya akavuyo wowe nagutegeka usubire hariya mami nikabutora ninjye namuhaye umupira n'ikabutura oya nuko ikibano nimuza mukanyegera mwigira hirya ukacira hano mwite musubire toka subira inyuma ari subira inyuma mabo ntabwo yankwiriye cyane wafashe ipantaro urongera kuvuga byaracika abusharata nacyo bamuhinduriye umwenda Singuhaye agapira sinaguhaye inkweto ariko naguhaye agapira baguha ibiryo urashonje mwarura ibiryo umugabo nta bindi
ariko ubundi watangiye utwibwira. Nitwa Nisingizwe Berite. Ngo usanze ufite akantu k'agacupa mbona harimo utuntu, utwo tuntu duke ubundi. Ni tineri irabafunguza nyine irangi. None ko ntigeze mbona iva ku munwa wawe, ubundi iyo uri kuyikoresha ikumarira iki? Nyine ni hangover tu, ntabwo nyine nta kintu mara nyine no kumva ifu. Ni ukuvuga kujyana free. Uramutse utagashyize ku munwa byagenda bite? Uramutse utagashyize ku munwa nta kibazo. Uri nyine ni kwa kundi nyine gumye kumeza. None ko ntigeze mbona wasama ngo gotomere, mbona ukuruza nk'umwuka, tubwire mbese mu ncamake bigenda bite ugakoresha uti? Ugakoresha nyine ukurura umwuka akanyweye nyine gutya, ukanyweye nyine ukanyweye gutya tu. Noneho rero tubwire ubundi ubusanzwe nyine wibera ku muhanda. Ubusanzwe nibera ku muhanda. Ukagangika utere. Uko ngangika nyine naho mbonye tu. Aho mbonye niho ndara, aho bitaciyemo n'imajyana. Noneho wabwira iki rero abantu mbese abandi bana bateganya kuza mu muhanda bumva ko bahabonera ubuzima, wababwira iki bakomeze baza ari benshi? Cye nababwira ntabwo nyine nanjye mbifuriza nanjye ko natifuriza kubigumamo, nabo ntibazabizemo. Urakoze. Twari mu gikorwa cyo gusangira n'abana baba mu muhanda, ndetse bamwe bafashe icyemezo cyo kuba bava mu muhanda bagasubira iwabo, abandi bemeye ko twabashakira imiryango ikabarera, mbese bakajya mu miryango bakava mu muhanda. None ubu aka kanya turi kumwe n'umwe mu babyeyi wemeye kwakira umwana. Ubundi watangira wibwira abantu badukurikiye? Murakoze. Uwo mwana ni mushumba wanjye wamumpaye. Wahereye kubanza twibwire. Nitwishime Francine, ndi umumama w'abana babiri. Yego. Okay. Uravuze uti uri umumama w'abana babiri, mbese igitekerezo cyo kwakira undi mwana ndetse by'akarusha uturutse ku muhanda ufite n'abo bana babiri, icyo gitekerezo cyaje gite? Murakoze. Hari igihe tubona abana ukuntu babayeho mu muhanda, ukifa se ufite ubushobozi uriya mwana amuvana mu muhanda nkamurera, nkamwegereza, kumwereka urukundo, mbese ukamuba hafi cyane. Ariko mushumba wacu niwe umumpaye uwo mwana, ndamurera kandi ndazi ko azabimfashamo kabiri, yanyishuriye inzu yo kuriramo uwo mwana, ko kubamo njye n'uwo mwana. Murakoze. Ndumva rwose ari byiza uti yakwishyuriye inzu yo uzabanamo n'uwo mwana, ndetse nk'uko mwari musanzwe n'umuryango. Ahangaha umuntu ashobora kwibaza, ese ko inzu ibonetse mu bundi buzima busanzwe byo bizagenda bite? Ubuzima busanzwe Imana izabikora, mfatanyije na mushumba niwo mpaye umwana. Yego. Ngira ngo abadukurikiye nagira ngo bagire icyizere cyo kumenya ngo uyu mwana ugiye agiye hehe, ese azabasha kwitabwaho bingana gute? Noneho rero mu buzima busanzwe hari ukuntu umuntu aho urukundo abana be yabyaye. Ibyo byo ni ibintu byikora rwose, ntabwo ari ibintu umuntu arinda gushakisha. None uyu mwana ujyanye uratwizeza ute hamwe n'abadukurikiye uburyo uzamuha urukundo? Uyu mwana nzamukurikirana, nzamuba hafi, nzamwereka urukundo. Yego. Reka tugire icyizere kuko ajyanye n'umuntu w'umukristo usenga ko azabasha kumwitaho ndetse akamufata nk'umwana we. Turabashimiye. Kutavuga mana. Ibyo nyine jewe mana. Uzi wa mugabo ibintu adukoreye, reba ibintu adukoreye mana. Karakagamo njye nagafata mana. Njye nzatanga kirizi. Reba je kuntu kagize. Reba kuntu kagize. Ihangane wakine se mana. Nise mana ngani ngo bimeze gute se twagiye kurasa cyagiye. Hari twagiye kurasa sara. Mwasubiyeyo se? Turaza gusubira nimugoroba. Hari ahantu ni waba wakine.
n'umuntu ari kutubora ikimana pande we ujye mumenya ko muri ibi n'ibiki murimo mumene hasi vuba aba bana tubasanganye ineri kandi birimo kuyorohereza mu biyobyabwenge aba bana ko mbona bangana nk'abana banjye wa mwana wowe koko ibyo bari kuvuga n'ibyo ntabwo ari byo rwose bari kumbeshyera none umufashisha ingura atirukanka uzi ibyo bintu ukuntu bihumura ukuntu binuka nawe mfite ubumena ko muba muri kwiyangiza ntabwo tuba turi kwiyangiza ni ukuri ibi bintu rero ntimuzabyongere siko bamubimene sibyo aha rero rukumva afande reka mubereke mubabarire bano bana ntabwo bazongera aba bana si ubwa mbere tubafashe buri munsi turabafite abatuvuga ngo barabirekura nk'ubu ngubu uyu nguyu tuzwe yarahindutse asigaye ataha ubwo yahuye na bagenzi be baramuraye kandi hari ikigo dufite ese ntabwo mwari mwamenya ko hari ikigo gifasha abana bo mu muhanda bakabasha kuba bakihindurira ubuzima hano bacamo bagatoroka we muceceke afande tutabeshye rwose kubera turi abajura dore ntabwo tujya tujya mu ibyo ugira iwanyu ndahagera ariko ngewe narabananiye sinakubijya rwose ariko ubu ngubu umuntu agufashije wabasha guhinduka nahinduka rwose afande rwose mwafashije ubu tubababariye ntabwo mwazongera ntabwo twazongera rwose afande ntabwo mwazongera ibihaha ni mbi cyane muzongere kunywa tineri kuko tineri yangiza ibihaha siko mugiye ubu rero urakumva nanjye umwishingizi wanyu ndaje n'ubu ngubu mbabonye ko twari tuziranye reka tugende tuganire ku bintu bijyanye n'ubuzima bwanyu mubayemo afande arabababariye ngamushimire n'umuzongera mupfukame musabe imbabazi munasenga muvuga ati mana tubabaye tuzongera mana yacu rwose tubabarire mana yacu dufashe rwose ntituzongere kwiba tuba abana beza mu rugo rwose nitwongera dusubiye mu rugo tuzagushimira mana afande urakoze kandi nitwongera kubasangana iyo tineri ni ikindi kibazo tuzabajyana muri cya kigo afande murakoze